Nshuti bakunzi bacu, nshuti barinda ubuzima bwawe, amahoro y'Imana bane namwe twongeye kubasuhuza. Uyu munsi reka turebere hamwe akamaro ka soya ku buzima bwacu. Njyewe ni Nizikazi yake Benjamin. Soya ni ikiribwa gikungahaye cyane mu ntungamubiri kandi ishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikaturinda indwara ndetse ikanazituvura. Ese wari uzi ko soya ikubye inshuro nyinshi mu ntungamubiri inyama? Mbese wari uzi ko soya ikubye inshuro nyinshi mu ntungamubiri amata ndetse n'amagi? Kurikira muri iki kiganiro turaza kubivugaho. Soya benshi bakunze kuyita amashaza y'Abashinwa cyangwa ibishyimbo by'amavuta, bitewe nuko ari ikinyamisogwe gikomoka mu Bushinwa. Mu bihugu bimwe na bimwe bya Aziya nta jambo rivuga gucura bagira cyangwa inshinga yitwa gucura ibayo, bitewe nuko soya yabafashije kwirinda ibibazo bijyanye no gucura ku badamu bageze mu zabukuru. Ubwo iyo bageze mu myaka yo gucura bo nta bimenyetso na bito bumva ngo bamenye ngo twacuze, bitewe nuko bamenyereye kurya soya. Rero soya irinda ibibazo bijyanye no gucura. Namwe muzakora ubushakashatsi icyo gihugu mukimenye kitagira inshinga yitwa gucura. Reka tubabwire zimwe mu ntungamubiri ziboneka muri soya. Soya y'ibishyimbo cyangwa soya ikiri uko wayitonoye, yaba yanitse cyangwa soya yabaye ifu. Soya ifite ibyitwa albumine. Iyo ikiri ibishyimbo iba ifite 36%, naho iyo yabaye ifu iba yabaye 40%. Ku bijyanye n'ibinure byiza bigirira neza umubiri wacu, soya igira 18%, naho ifu yayo ikagira 21%. Ku bijyanye na hydrate de carbone, soya igira 20% ibishyimbo, nayo yabaye ifu igira 26.5%. Imyunyungugu hose biba bingana, yaba bikiri ibishyimbo yaba wabigize ifu, aba ari 4.5%. Yitwa lecithine aba ari 1.8% ku bishyimbo, naho ku bifu akaba ari 2%. Cellulose aba ari 5.2%, naho ifu yayo akaba ari 3.5%. Amazi rero aba yagabanutse mu bishyimbo aba ari 12.1%, naho mu bifu kubera ikundwa no gukarangwa aba ari 6%. Rero ahanini ifu iba igiye ikize, usibye na nko mu maselirose niho ifu isa nkaho igabanutseho gatoya, ariko ubundi ahanini ifu ni ingirakamaro cyane. Kubwo gukoresha rero soya cyane, Abanyaziya benshi bagiye bareka inyama, bareka amagi, bareka foromaje, bareka n'amata, bitewe no kwikoreshereza soya. Mbibutse yuko ibyo mvuze ari amagi, ari inyama, ari amata, bijya kugira inyama zijya kungana, zijya kumera nk'izo muri soya, ariko ntibihuye. Ahubwo soya irazanikira, byari bigiye kuzigana ariko soya irazanikira, irabyanikira cyane. Kandi cyitonderwa, intungamubiri za soya zo ntizangiza mu gihe ibyo mvuze byo. Hari igihe rimwe na rimwe muganga azabigukuraho kuko byangiza, cyangwa akaguha formule yo gukoresha bike cyane, hakaba n'ibyo akubwiye kureka nk'inyama. Soya rero ifite proteine zose zibasha kuboneka mu nyama,
nta sidirike ibonekamo. Kugira ngo twirinde indwara zikururwa n'imirire igezweho, byaba byiza gukoresha soya mu mwanya wo gukoresha inyama, amafi n'amagi. Niyo gahunda nziza. Amavuta ya soya akize cyane kuri vitamine F. Soya ni ikiribwa gikomeye ku bwonko kandi irinda kwangirika k'umwijima. Ni byiza ko ikoreshwa n'abarwaye diyabete. Reka turebere hamwe. Imyunyungugu iboneka muri soya ikubye inshuro 7 iboneka mu mata. Imyunyungugu kandi iboneka muri soya ikubye inshuro 5 iboneka mu nyama n'amagi. Imyunyungugu kandi iboneka muri soya nanone ikubye inshuro 3 iboneka mu ifarini y'ibinyampeke. Kandi iyongera igakuba inshuro 2 iboneka mu bindi binyamisogwe. Ibindi binyamisogwe se nibiye ni nk'ibishyimbo n'amashaza n'ibindi. Soya si igihangange. Soya Imana yayishyizemo ubushobozi buhambaye bavandimwe, kandi ikwiye gukoreshwa n'umuntu uwo ari we wese utuye ku isi kugira ngo ikibazo kijyanye n'imirire mibi gikemuke kandi indwara zijyana n'iterambere zigabanuke. Hanyuma abantu bakwiye kugabanya amagi n'amata bakareka inyama bakikoreshereza soya. Muri iyo myunyungugu rero reka tuyibabwire mikeya. Harimo nka calcium ku rugero rwa miligarama 200 ku ijana, potassium ku rugero rw'igihumbi n'160 miligarama ku ijana, magnesium 235 miligarama ku ijana, ubutare 8 kugera kuri 12 miligarama ku ijana, sodium 65 miligarama ku ijana, chlor 24 miligarama ku ijana. Mu gihe vitamini zibonekamo zo tuvuze nk'imo nkeya, harimo vitamine B ya mbere, B ya kabiri, PP, vitamine A, D, E, K na vitamine B ya gatandatu. Na aside nyinshi kandi nziza. Ikiro cya soya kibasha kugira ibinure byiza bigira neza umubiri wacu, ndetse na albumine bingana n'ibiboneka mu mata angana na litiro 3.75, kandi izo proteine zikaba zangana n'izaboneka mu magi 17 mu nusu ya soya gusa. Nta mpamvu yo kwirirwa umuntu agura ikarito y'amagi akayarya nk'urya ibishyimbo, kandi aho hari soya umuntu ashobora kuryaho gake cyane. Ndetse n'amata litiro 3.75 zishobora kuba zingana n'inusu ya soya gusa mu byerekeranye na proteine. Rero soya irakungahaye cyane. Muri makeya ibiro 3.75 bikangana n'inusu yonyine muri proteine. Ubwo naho aho ngaho ni kubijyanye n'amata. Naho amagi 17 yose kabarutwa n'inusu ya soya mu ntungamubiri za proteine. Ku bana amata ya soya ashobora gusimbura andi mata yari yose. Soya rero ni ikiribwa cy'ingirakamaro ku barwaye igituntu, kanseri, ababuze amaraso, abafite ibibazo by'imirire idashyitse ku buryo bw'umwihariko, kandi abarwaye impyiko, indwara zo ku ruhu, za rubagimpande, umutima utera cyane, angine yo mu gituza, indwara z'imitsi, asima n'indwara zifata uruhu rukajya ruryaryata. Abo bose bakeneye soya ku rugero rwo hejuru. Bavandimwe, soya irakungahaye, ariko reka tubabwire nka bumwe mu buryo ushobora gukoreshamo soya. Soya ushobora kuyikoresha ari ibishyimbo, impeke kimeze kuri itaratunganywa ngo igirwe ifu cyangwa ikorwemo ibindi.
icyo ni kimwe. Gatekwa mu bishyimbo, gatekwa mu bigori barya imvungure n'ahandi. Igakoreshwa ku rugero rutoya kuko irakungahaye cyane. Cya kabiri, ishobora kwinikwa, yamara kwinikwa hashize amasaha 12 bakayisya, igakurwamo amata. Bigenze bite rero? Winika ibiyiko 5, warangiza mu gitondo ukabyinitse nimugoroba, mu gitondo ukabisya. Wamara kubisya ufunguye nyine muri ka blender, ugafunguza amazi litiro mu biyiko 5, warangiza ibyo ngibyo waseye ushyizemo amazi ukabiteka. Hanyuma amata ariyungurura akajya hejuru. Urabiteka iminota 30 biri kubira kandi ugaragura cyane. Amata aba yagiye hejuru, hanyuma ibikatsi cyangwa itende byagiye hasi, amata akajya hejuru. Amata aba yabonetse rero. Ushobora gushyiramo karomare kateyi, ukanywa agacyayi keza k'amata ya soya, warangiza ugashyiramo utwuki cyangwa agasukari keza k'ibisheke, atari iriya sukari mvaruganda, kuko hari isukari nziza y'ibisheke igira neza umubiri wacu, atari iriya y'imvaruganda tuzi. Muri make ntabwo ari igura 1000 ndi kubabwira. Ubundi buryo bwiza bwo gukoresha soya, ushobora kuyikoramo ifu ukayiteka mu gikoma, ukayiteka mu isosi, ibyo byo birazwi. Ikindi kandi ushobora kuyikoramo soya cyangwa ukazigura, kuyikoramo tofu cyangwa ukagura tofu zikoze. Izo nazo ku masoko zirahaba, kuho bagurisha tofu murabizi. Rero ishobora no gukorwamo burete. Ni mu gihe wafashe soya ukayinika, yamara kwinama neza mu masaha 12 nyine, ukayisya muri blender. Yamara kusebwa muri blender, ugafata ibyo waseye ukabiteka. Wamara kubiteka bihiye, ugakura ku ziko. Wamara gukura ku ziko, ugakata ibirungo byawe byinshi. Warangiza yaba seleri, yaba udutungurusumu, yaba udutunguru twatundi twose. Warangiza ugafata ibyo waseye nyine wari umaze no kubiteka, ugashyiramo agafarini, ukabifatanya, ugakoramo utuntu tumeze nk'utuburede dutoya, tw'undazi dutoya cyane. Hanyuma ukavangana nyine, ubwo birumvikana bavanganye na bya birungo byawe, cyangwa bya birungo nabyo wabanje kusa nk'ubikaranga gakeya cyane ku ruhande. Ariko niyo bivanganye birashya, wabikasemo duto cyane, ugateka nk'uteka amandazi. Rero izo ziba ari nziza kandi ziryoshye, zifasha umubiri wacu cyane. Yari mu buryo butoya rero kandi bunyuranye umuntu yashobora gukoreshamo soya ikamugirira neza. Ngaho Imana ibafashe. Ndizera ko hari abantu benshi mwumvishe ko soya ari ikiribwa gitunganye kandi cyiza, gishobora kuba cyafasha umubiri mu buryo bworoshye kikawuzahura. Reka mbabwire ko ibyo byose kugira ngo turye, tunywe, tubeho, tugende, turyame, byose Imana yarabigennye. Niyo mpamvu yatubwiye ngo yaragize iti muri rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10:31, aranditse ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Igihe cyose umuntu akora ikintu icyo ari cyo cyose mu isi, aba agomba kumenya yuko, kwita yuko Imana iri guhimbazwa. Niba ndi kurya soya nkamenya ngo iri kunyubakira umubiri, ntabwo iri kuwusenya. Niba ndi kunywa amazi nkamenya ngo ari kubaka umubiri, ntari kuwusenya. Hanyuma mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Kandi rega kugabanya ububabare ni imwe mu nshingano y'ubutumwa bwiza ku isi. Nibyo byiza rero,
Imana ntabwo inezerwa abantu bababaye, inezerwa abantu bishimye. Ngaho Imana ibarinde rero, kandi bahe no gukoresha soya. Amahoro y'Imana abane namwe.